Right, haleluya, Uwiteka nashimye. Aka ni ka kanya keza rero ko kubaganiriza ijambo ry'Imana. Njyewe nk'ibisanzwe ndi Jean Marie kuri Mutima Channel. Uwo utarakora subscribe yikore nonaha, uwo utarakora share nawe yikore. Waramaze gukora subscribe ariko utarakora share kugira ngo bagenzi bawe babibone. Ubu rero reka dutangirane n'isengesho ubundi nze mbabwire uko gahunda zihagaze. Ah, Biragenda neza cyane kuko ngira ngo muzi ko gahunda iteye ya buri munsi ni akagaruka ka buri munsi. Rero reka nze dutangire n'isengesho. Murakoze, Imana ibamugisha. Ndagushimye Kristo uri Imana nyamana, rebera hose icyarimwe, reba abagaragu bawe abajakazi bawe bari mu gihugu hose, ni ukuri ku isi hose, ni ukuri mu mpande zayo zose, uhagere, ni ukuri Yesu Kristo ubane nabo, buri muntu wese umwumvira ibyifuzo, utuyobore muri iki kiganiro cyawe Kristo. Ni ukuri ahangaha turavuga Yesu Kristo, turavuga Yesu Kristo wadupfiriye, turavuga ineza yawe, turavuga byinshi kuri we Kristo uri Imana nyamana. Reka tubabwe nawe rero ubashe kubana natwe, ni ukuri nibigenda neza dushoboshije izina ryawe, gahora utuyobore, ntihabe ari twebwe tuvuga ahubwo ari wowe utuyobora mu byo tuvuga. Reka byose rero bigende neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye wowe ukurikiye Mutima Channel kuri aya masaha, wahisemo neza. Genda ijambo rero reka dukomeze. Nabateguriye rero ikiganiro kiri mu ibice bibiri. Ibice bibiri biragira ngo biti tuganire ku buhanuzi ndetse n'inzozi, agaciro k'inzozi, ubuhanuzi, ariko turabiganira mu buryo nyine bufatika, mu buryo bujyanye n'ibyanditswe, ndetse n'ingero ziraza kuba zifatika mu buryo namwe muraza kubyumvira kandi mukabikunda. Reka rero mbabwire uko turi bubigenze. Ahangaha ndaje mbaganirize umugabo mwese muzi mu gihugu cyacu ahangaha witwa Dr. Paul Gitwaza. Dr. Paul Gitwaza ni umuntu ukomeye cyane mu iyobokamana, muramuzi, ni umuyobozi w'urusengero Zion Temple i Kigali, kandi arufite hirya no hino. Burya uriya mugabo afite imbaraga nyinshi cyane. Reka rero ntabwo ndi kumwamamaza, ariko nakurikiranye ibiganiro bye, none nza kuza gusanga hari inzozi yigeze arota inzozi zikomeye cyane. Ariyo mpamvu ndi kubabwira ngo namwe igihe cyose warose, ikintu cyose urose ujye uhereza agaciro, kuko hari igihe umwami Imana aba ashatse kugira ngo agukoreshe iby'agaciro, agukoreshe iby'ingenzi, agukoreshe ibitangaza. Noneho ntukabirenze rero ingohe, ahubwo uzajye ubitekerezaho, wumve yuko Uwiteka yakugiriye neza ukarota inzozi. Si abantu benshi barota inzozi nziza, hari n'abarota inzozi mbi, ariko ujye ugerageza nyine kumenya inzozi warose ngo bimeze bite. Ushobora kurota inzozi mbi, ni ukuri bikakubaho, bikwaturiyeho, ariko birashoboka. Ariko icyo ngwifuza ni uko warota inzozi nziza muvandimwe, aho uri, aho uherereye. Rero Dr. Paul Gitwaza yarose inzozi ziri mu ndirimbo iyi ngiyi iri muri background. Ngiye kubasomera amagambo yayo. Akimara kuzirota ngo yahise ngo ajye muri studio akora indirimbo, which is very good, byiza cyane. So nabaye very interested with this topic. None nza kujya no muri Bibiliya nsanga harimo abahanuzi, uyu nawe nyine twavuga ko yari hanuriye ariko biciye mu nzozi, ariko yabaye umunyentwari, yabaye umunyembaraga. Inzozi ze azishyira mu ngiro, noneho ahita agira uti ahita asura n'indirimbo. Iyi ndirimbo izahoraho iteka ryose, igihe Gitwaza yaba ahari yaba adahari, iyi ndirimbo izakomeza gusigasira. Uzajya yumva Gitwaza, Dr. Paul Gitwaza, bijyanye n'inzozi ziwe. Iki ni igihangano cye rero gihari kandi kivuga, kiri no kwigisha abantu benshi hirya no hino ku isi. So indirimbo rero iravuga ngo mu rwisho rw'isumba byose. So reka dusome twumve uko byagenze. Dr. Paul Gitwaza yararose ngo arota ngo nyine arimo arabonekerwa ngo ari mu giti. Muraje rero mu byumve, mu giti ngo cy'izahabu, urumva, gifite ngo imyelayo myinshi cyane. Natangajwe no kubona yarahise agira atya, agahita ahimbamo n'indirimbo ako kanya.
niba Uwiteka agusanze mu nzozi, hita ufatiraho, noneho uhite ukora icyo aguhamagariye. Ariyo mpamvu nanjye ubu ngubu nashyizemo imbaraga zishoboka cyane kandi sinzasubira inyuma, nzi neza yuko turi kumwe uzanshyigikira ahashoboka hose. I trust in you and I trust in God of course. Yeah. Noneho reka nze mbasomere, turaza no kuyumva tunajyane nayo tugerageze. Nibwo bwa mbere nari nyumvise ariko ndagerageza nanjye njyane nayo, and then niba urimo uradukurikira aho dukurikiranira hose, nawe ufate umwanya wumve iki kiganiro, ujye kuri YouTube ushakishe indirimbo cyangwa se udukurikirane naho uyihumvire, that's okay. So njye nayumvise numva irimo amavuta menshi cyane, numva ntabwo nayirenze ingohe, ndavuga ngo reka nze nyibaganirizeho, yanshimishije cyane. Ngo mu rwihisho ngo rw'isumba byose nahagize mu buturo, amavuta asa n'izahabu y'imyelayo anembaho. Mu bwihisho bw'isumba byose nahagize mu buturo, amavuta asa n'izahabu y'imyelayo anembaho. Nk'igiti hafi y'umugezi niko umutima wanjye umerewe, no mu busaza bwanjye nzagumya kugira amakakama n'itoto. Izo ni inzozi za Dr. Paul Gitwaza. Yararyamye ararotarota ayo magambo, none ayo magambo yayakoze muri lyrics, yayakozemo indirimbo. Iyo ndirimbo iratanga ubutumwa. Nk'igiti hafi y'umugezi niko umutima wanjye umerewe, no mu busaza bwanjye nzaguma kugira amakakama n'itoto. Ese mwaba muzi igiti cyafi y'umugezi ngo kiba kimeze gite? Igiti cyafi y'umugezi urumva gihora n'itoto, gihora gitoshe, gihora cyuhagirwa n'amazi. None iyo umugezi wuzuye gihora kurabagirana gisa neza. Ese wakwishima gute? Wabyakira gute? Wazagira ibyishimo bingana gute uramutse ukuriye mu gakiza, ukagira agakiza gahoraho, noneho no mu busaza bwawe ukazahora nta munganyari, ntaki, ahubwo ushimira Uwiteka kuko yakurinze mu buto bwawe, ugahora nyine umeze neza, utohagiye nk'igiti kiri hafi y'umugezi. Dr. Paul Gitwaza rero yaravuze ati ngo ng'igiti hafi y'umugezi niko umutima wanjye umerewe, no mu busaza bwanjye nzagumya kugira amakakama. Dr. Paul Gitwaza warakoze cyane, Imana iguhe umugisha, Imana igukomereze amaboko, ukomeze umurimo w'Imana cyane, ibintu biratwubaka kandi byubaka benshi ku isi hose hatandukanye. Turakomeza n'ikindi gice gikurikiyeho kivuga ngo wambereye umwungeri mwiza, ntacyo nzakuburana mwami. Ako ka mwami ninjye ukongereho ngo wambereye umwami mwiza, umwungeri mwiza, ntacyo nzakuburana. Mu bwatsi bubisi undyamishije iruhande rw'amazi adasuma. Untunganiriza ameza yanjye mu maso y'abanzi banjye bose. Usize umutwe wanjye amavuta, igikombe kirasesekara. Harimo ibintu bikomeye cyane. Untunganiriza ameza yanjye mu maso y'abanzi banjye bose. Urumva Uwiteka ko yamutunganyirije ameza mu maso y'abanzi be bose. Burya nta muntu utagira abanzi, nta n'umuntu utagira nukuri abamutera imijugujugu, ariko kuri munsi wa none icyo turiho ni uko twagerageza tukagenda nk'abakristu. Nubwo waba ufite umwanzi wawe, nubwo waba ufite umuntu ugutera imijugujugu ukuvuga nabi, don't care, just wokomeza inzira yawe, ubundi aho uri kwerekeza ni mu ijuru. Ese buriya uramutse ugize izo nzigwe ku mutima ukavuga uti umwanzi wanjye sinzamusuzana, bizagenda gutya, we agaca ubugere bwa nyuma akihana, wenda cyanamuta ariko mudashobora no guhura, sibyo? Kuri wa munsi w'umuzuko mugahura, sibyo? Uzi yuko wazakorwa n'isoni, uzi yuko byazakugora no kugira ngo uhure nawe, umuti wawe uzi ko uzakurya, ntuse uzamusaba imbabazi kirya gihe, ahubwo ca bugufi mu mutima. Ni ukuri iyi nzira yerekeza mu ijuru ni inzira nziza cyane, aho twese tunyura twemye kandi nta muntu ufitanye n'undi ishari, nta muntu ufitiye undi inzigwe. Ngo ntunganiriza ameza yanjye mu maso y'abanzi banjye bose. Usize umutwe wanjye amavuta, igikombe kirasesekara. Indirimbo ni ukuri itugere ku mutima. Ya refu rero reka tuyigarukeho nanone,
aho yagize ati nk'igiti hafi y'umugezi niko umutima wanjye umerewe, no mu busaza bwanjye nzagumya kugira amakakama n'itoto. Nawe mwifurije kubaho nk'umuntu ugereranywa na kiriya giti kiri hafi y'umugezi, kuko kiriya giti kiri hafi y'umugezi gihorana itoto. Nuba mu gakiza, nusenga, nuhorana susi yo kubana n'Imana, ni ukuri nta kabuza uzahora nta stress ufite, uzahora wumva ibintu byose biri aho ngaho bisanzwe, kuko nyine nta mpamvu yo kugira ngo ugire stress, kuko Imana irahari kugira ngo igukize ibintu byose, kuko hano ku isi turi ni mu miruho, ni mu bibazo bigiye bitandukanye. Rero iyo biri mu gakiza, ibyo byose urabyirengagiza, ahubwo ukazajya wisomera ijambo ry'Imana, ukabana n'Imana, ubundi Imana ikakuyobora neza. Reka dukomeze rero ku masomo nabateguriye, aho umuhanuzi akaba n'umwanditsi w'igitabo cya Luka, muri Luka iri mu isezerano rishya, aho biri butwigishe naho amagambo menshi akomeye cyane, ariko tutarahagera reka tubanze twumve iyi ndirimbo ya Gitwaza kugira ngo turusheho nanone kumererwa neza. Uwiteka aduhaze ibyifuzo, aduhaze no kuri kunyurwa no kugubwa neza aho duherereye hose. Igenda ijambo ari iyi ni Mutima Channel nk'ibisanzwe, ndabasuhuje, nkomeze kubasuhuza. Kora subscribe uwo utarayikora, ukore share, nawe utari wakora share ku bantu bawe kugira ngo babashe kumenya ibyiza nawe uri kuho urabona aka kanya. Imana ikomeze ibane namwe, reka twumve iyi ndirimbo. Ubwihisho bwisumba byose nagaye mu buturo, amavuta asa n'izahabu y'inyelayo anembaho, n'ubwihisho bwisumba byose nagiye mu buturo, amavuta asa n'izahabu y'inyelayo anembaho, igiti hafi y'umugezi niko umutima wanjye umerewe, no mu busaza bwanjye nzagumya kugira amakakama n'itoto, igiti hafi y'umugezi niko umutima wanjye no mu busaza bwanjye nzaguma. Haleluya! Nawe ndabikwifurije, ni ukuri Uwiteka abane nawe, ni ukuri mu busaza bwawe uzakomeze ugire amakakama, ni ukuri ugire itoto, urane itoto, ube nka kiriya giti gitewe ku mugezi. Imana nyamana ibane namwe aho muherereye hose, mu majyaruguru y'igihugu, aho muri hirya y'igihugu. Ni mwiza nzakuburana mu bwatsi bubisi undyamishije iruhande rw'amazi adasuma, wambereye umugeni mwiza, ntacyo nza kuburana, mu bwatsi bubisi ndyamishije
iruhande azadasuma untunganiriza ameza yanjye mu maso y'abanzi banjye bose usize umutwe wanjye amavuta igikombe kirasesekara untunganiriza amahanga mu maso yanyu zibanjye bose. Uwiteka Imana gutunganiriza ameza yawe mu maso y'abanzi bawe, ukuri babone uriho urakwira ku byiza batazi ngo byagenze bite, babone abana bawe batuje batengamaye, babone uri kubyibuha, babone uri kwiyongera ibiro kuko batazi ibanga urimo urakoresha, kuko ufite ibanga rinini cyane. Wamenye Uwiteka ntabwo babizi. Imana iduhaze ibyiza rero, ndabashimiye. Ngaho reka noneho dukurikizeho amasomo nabateguriye aboneka mu gitabo cya Luka mu isezerano rya kabiri, aho tugiye gusoma ijambo ry'Imana ndetse n'aka karimbo karaba kari muri background. That's very fine. I'm sure yuko muri bubikunde cyane, which is okay. Ahangaha reka rero dusome twumve indirimbo ya Zakariya uko yavugaga hano muri Luka. Ni indirimbo ya Zakariya ariko harimo ibintu by'ubuhanuzi no kubonekerwa. Urumva ko biragenda bihuye n'indirimbo ya Dr. Twaza aho yabonekewe kandi bikagenda neza, agahereza agaciro inzozi. Nawe mwifurije guhereza inzozi zawe agaciro kugira ngo Imana igukoreshe iby'ubutwari. Rero dutega amatwi dusome ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 37 aho ni muri Luka igice cya mbere, ngo se Zakariya yuzuzwa umwuka wera arahanura ati, umwami ahimbazwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura. Umurongo wa 39, kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi. Ku murongo wa 70, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanuraga uhereye kera kose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugirira ba sogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera. Ku murongo wa 37 haratubwira ngo se Zakariya yuzuzwa umwuka wera arahanura. Ibi bintu ni ibya kera cyane, biri mu isezerano rishyashya ariko nyine ni ibya kera. Ngo se Zakariya ngo yuzura umwuka ngo arahanura. Kuzura umwuka, nubona umuvugabutumwa, nubona umuntu arimo arakubwiriza ijambo ry'Imana cyangwa akagusenga ukabona yujujwe umwuka, na kera byahozeho. Ibyo bintu uzabihereza agaciro, ahubwo uharanire kubana n'Imana. Wumva utega amatwi ibiri buce muri uwo muhanuzi, kuko n'ijwi ry'Imana, ni Imana izaba ije kugutabara, ni Imana izaba ije kukwereka ibyiza, cyangwa se ije kukwereka inzira zawe, ije kukwereka ejo hazaza hawe bizaba bimeze bite. Uzabihereza agaciro kugira ngo ubashe kujyana n'ubuhanuzi bwawe igihe buzaba bwamanutse. Nugira amahirwe uzahura n'umuhanuzi w'ukuri aguhanurire ibyawe rwose ubimenye, kandi Imana izahwira neza nubiha agaciro. Ubwo arahanura ati, umwami ahimbazwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura. Imana nihimbazwe, namwe ibagenderera aka kanya ibacungure. Ku murongo wa 39, ngo kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza. Aleluya! Ngaho rero akiza nonaha. Uwiteka Imana aguhagurukirije ihembe ry'agakiza. Akira ihembe ry'agakiza nonaha, akira ihembe ry'agakiza nonaha, akira ihembe ry'agakiza nonaha, akira ihembe ry'agakiza nonaha. Agakiza ni ubuntu, kakire. Agakiza ni ubuntu, kakire.
ubu ni ubuhanuzi mu bwakira uko bumanutse. Niyo mpamvu ibyanditswe byakomeje gusigasirwa bikaba biriho uyu munsi wa none kugira ngo bitubere inkingi, bitubere inzira, bitubere inyigisho zo kutuyobora mu gakiza. Naho rero nawe ihembe ryawe ryakiza nirimanuke nonaha, nicyo nkwifuriza. Ni ukuri Imana ikomeze ibagirire neza. Mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi akaba ari muri ako gakiza kamanukira iryo hembe. Mu nzu rero yawe aho uherereye, mu izina ryawe, inzu yawe imanukiremo agakiza muri uyu munsi wa none, kuri iki gicamunsi. Ni ukuri Uwiteka agusange ubone agakiza kayo, ubundi ubane nayo by'iteka ryose. Ni ukuri nabibifurije mwese, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanuraga uhereye kera kose. Urumva ko guhanura byahereye kera kose. Imana yavugiraga mu kanwa k'abera, akanwa k'abera abo bahanuzi. Iyo rero umuhanuzi aje akavuga, ni ukuri ntabwo ari we urimo kuvuga, ni ijwi ry'Imana bari muri biramukoresha. Hari benshi babipinga abantu bakabikerensa, ariko ushobora gupinga umuhanuzi ni ukuri bikakubana bibi, cyangwa ukananirwa kubiza kubwiye bikaba ikibazo cyane. Niyo mpamvu usanga abantu akenshi bavuga bati uriya ni umuhanuzi ariko ntabwo duhereze agaciro ibyo avuga, ariko mu by'ukuri aba yatumwe n'Imana. Rero mutajye mubabona mu mubiri, ahubwo mujye mubabona mu mwuka, mwumve yuko ibyo bababwiye ari byo, noneho mubihereze agaciro. Namwe mu kwizera kwanyu musenge, kandi noneho iyo umuntu aguhanuriye ugomba kuba nawe ufite agakiza. Naguhanurira umupagani bizakugora kubyumva, banza ufate inzira. Ni ukuri nk'uko Uwiteka atubwiye ngo ihembe rimanukire iwawe kuri uyu munsi wa none ry'agakiza ryakire, na kera kose byahozeho. Rero ngo bahanuraga ngo uhereye kera kose. Ku murongo wa 71 aravuga ngo kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose. Uwiteka rero urumva ntacyo batakoze, burya niwe nzira yonyine yadukiza abanzi bacu bose ndetse n'amaboko y'abatwanga bose. Rero niba hari ukwanga, humura, Uwiteka arahari ngo amugukize. Niba mugenzi wawe mudaca rumwe, it's okay, wowe rebana n'Imana. Niba waniyoroheje we akabihindura nyine nkaho ntacyo wakoze, that's fine. Wowe komeza inzira yawe wahisemo, uri mukuri, umutima wawe urera, ahubwo niba ari umwanzi wawe mureka komeza abe umwanzi wawe, kandi wowe uzamurera imbuto. Icyo Uwiteka Imana dushakaho ngo kugira ngo kugira basogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera. Uwiteka arushe kudusobanurira aho byari biri muri Luka igice cya mbere uhereye ku murongo wa 37 ku murongo wa 72. Uwiteka rero akomeze aduhaze ibyiza twese hamwe. Bifurije ibyiza ndetse n'umunsi wuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Uwiteka abane namwe. Uwiteka ni ukuri abahereze buri kimwe cyose mwifuza muri uyu munsi, nimwira icyo mubura. Abari bujye mu kazi muhaye muronke. Ni ukuri nimuze gushwana na bose banyu, n'uri bugwe mu ikosa Uwiteka abashe kuba yamurinda kugira ngo ritamugiraho ingaruka, ahubwo nasoje naza gukosore mu buryo bwa nyabwo, avuga ati hariya byari bizambaguritse, ariko ntabwo ari wowe, ni uko nyine bitagenze neza, ejo uzarushaho gukora neza. Mwifurije kutabwirwa nabi mu kazi, mwifurije gutukwa inabi ahantu aho ari hose ukorera, kuko burya umuntu akutse inabi kandi uzi ko washyizemo imbaraga mu kazi ka buri munsi, ni ukuri, kandi uzi ko wakoze ibishoboka byose, urababara. Mwifurije kutagira umujinya aho ukorera, mwifurije gukora uko ukumva ibyo urimo urakora bigufitiye akamaro, kandi yuko uri muri atmosphere, uri ahantu heza, ahantu wifuza nyine kuba wahahira nguko umuntu we wese ahaha. Mugire umunsi mwiza rero, Imana ibane namwe. Njyewe ndi Jean Marie, iyi ni Mutima Channel ibisanzwe. Reka Uwiteka atugire neza, Imana ishimwe, amena. Rwisumba byose naho utaha tuzasubira
njye ndi chef Jean Marie, ndi chef Jean Marie all in one. So ni byiza cyane, nzi neza yuko mwahora mubyumva, kandi burya nzi no kuririmba, Imana nzi ko izamfasha. Hari umunsi umwe muzajya kubona mubone bashyireho indirimbo yanjye bwite, which will be so good. And reka dusoze dusenga rero. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Mujye rero muhereza agaciro ubuhanuzi ndetse n'inzozi zanyu, dore nibyo twize muri aya masomo, aho tubyumvise neza tuturutse kwa Dr Paul Gitwaza, aho yabonye inzozi, izo nzozi akazazibyaza umusaruro azikuramo indirimbo. Iyo ndirimbo niyo idufashije kuyobora iki kiganiro uko bigenze neza, mwabyumviye. Aho rero kora subscribe utarayikora muri uyu munsi, utarayikora ikore. Niba aribwo bwa mbere wabona iyi video, it's very good. Niba kandi waranakoze subscribe, korashe abantu bawe bagire babimenye, nabo bahazwe ibyiza. Ntarajya rero ku musozo, hari abantu bambajije, hari ikirango mugenda mubona aho ngaho kuri iyi channel yari yitwaga Food Shows TV Rwanda. So byari ibyo guteka, so hajyagaho content y'ibintu byo guteka. I am a chef, ngenda umushefu, sibyo, I cook, ndateka, sibyo. So nari mfite project yo kubigisha guteka, which is very good, kandi ntabwo rero yahagaze. Niyo mpamvu iyo logo yagumyeho, ahubwo nza guhindura izina rero ryahindutse, iyo logo igumaho. Hari inyito cyangwa amagambo avuga ngo roho nzima mu mubiri muzima, sibyo. Rero nibyo iyi channel ivuga. Iyi channel rero harimo ibi bya roho, hazajya hazamo n'iby'umubiri byo guteka. Ntabwo byahagaze. Munyumve neza, ni umuntu kunzi wacu wambajije iki kibazo ngo nze kuza guhindura ngo logo. Ntabwo nyihindura, kuko n'ubundi mu minsi iri imbere muzajya mubona content y'ibyo guteka, bizajya binyuraho. Niba ari wenda n'abateguriye salade runaka nyibigishe, niba n'abateguriye potage nyibigishe, ikintu icyo ari cyo cyose numva cyabafasha mu buzima bwa buri munsi kizajya gitambukaho. Rero n'ijambo ry'Imana tubivange ntacyo bitwaye, kuko n'ibyo kurya that's okay, kubivanga ntacyo bitwaye. Ni byiza kubona umushefu usenga, akazajya abana namwe, akazajya amenya ibyo mukeneye, ibiganiro mukeneye, akabibashiriraho mu izina rya Yesu. Hari na benshi bari kumbaza ibibazo bigiye bitandukanye, mbese ni wowe, mbese ngo Yesu ngo ageze hehe? Ni ukuri, reka gukerensa aya magambo ari guca hano, kuko Uwiteka yamamagaye ukwanjye, nongere mbisubiremo, n'abazaguhamagara. Niba urimo urakerensa ubutumwa, birashoboka yuko iki gihe atari icyawe, sinakuveba. Hari benshi bari bubone ubu butumwa bukabageza kure, bukabajyana kure. Wari ufite impungenge, mbese ngo Yesu wageze hehe, wageze. Kurikirana ibi biganiro, ubundi ufashwe gusobanukirwa, cyangwa ujye aho usengera n'umutima wawe, ugende wihanye, ubundi Nyagasani nawe azaguhamagara nta kabuza. Yewe uko nahamagawe ni gutya, kandi ngomba kubikora. Ubyumve cyangwa ubyemere. Ushobora kumva ko wenda ndimo ndavuga nabi, ushobora kuba ndafite nyine izo skills zo kuvuga cyangwa se gusoma neza, ariko what I'm doing, it's what I can. Nibyo nshoboye, ndiho ndakora ibyo nshoboye, kandi uko bukwiye nubwo bwije. Baca umugani ngo nta nzu, nta muntu utangira kubaka inzu ngo ararayujuje, cyangwa se nta mwana uvuga ngo ahite yuzura ingobyi. Rero nanjye ni urugendo natangiye, kandi Uwiteka yarunangije. Ikiganiro cya mbere twakoranye murakibuka, cyaravugaga ngo urumva nawe Uwiteka yaguhamagara bigakunda. Twabonyemo inyigisho za Yeremiya, uburyo Yeremiya yahamagawe, biri mu kiganiro cya mbere. Niba utarabikurikirana neza bijyemo, ko Uwiteka yahamagaye Yeremiya aratangira kuzana inzitwazo, ndi umwana mutoya, ndi mutoya, njye ntabwo nashobora kuvuga, ntabwo byakunda. Ibyo biri muri bibiri, afite inzitwazo. Rero ubu tuvugana nta twitwazo na rumwe mfite wo gutanga, kuko mfite akanwa ko kuvuga, mfite ururimi, mfite umwuka muzima, ndacyari muzima, ndacyahumeka. Ubwo rero kuvugira Imana ubyakire. Icyo nzi cyo nuko ndiho ndavuga ubutumwa bwiza. Bishobora kuba bitari gusohoka mu buryo ubyifuzamo, ariko it is what it is. Yes, take it or no. Nubifata ni amahirwe kuri wowe, nutabifata nabwo hari undi muntu ubifate. Ntabwo ndiho ndatukana, ntabwo ndiho ndasebanya, ahubwo Uwiteka tugire neza. Nuko ndiho ndasobanura who is me,
why am I doing this, ni ukubera iki niho ndakora ibi ngibi. Ntabwo niho ndabikora ku bw'inyungu nifuza, oya, ahubwo ni uko nkeneye kugira ngo mwebwe rubanda, mwebwe aho muherereye namwe mumereze ibitekerezo, munanyobore kuko hari benshi bazi no gusoma, munambwire muti wabikoze nabi, bigenze gutya, that's fine, it's okay. Ariko comment zanyu turazakira, niyo mpamvu nshishijemo nkabasobanurira ko nta cyahindutse kuri ya channel, niyo n'ubundi ni uko twahinuye content, twongeyemo content zahoraho, n'ubundi muzajya mubona ibiganiro bitazajya batungura bijyanye no guteka, twateguye ibintu bijyanye no guteka mugasanga ntabwo nyine mutangiye kubyumva mwese ngo arabivanze, oya, roho nzima mu mubiri muzima. Ni ukuri Uwiteka tugire neza, aleluya, amen. Reka dusoze rero n'isengesho nk'uko bisanzwe. Uwiteka akomeza abane namwe. Wowe utarakora subscribe uyikore rero, nawe utarakora share uyikore. Imana ihimbazwe. Aza asuma. Mwakoze rero kubana natwe, ngende Jean Marie nk'ibisanzwe. Reka dusenge ubundi tuzasubira ejo. Ndagushimiye Yesu Kristo, uri Imana nyamana, ni ukuri turagushimiye ukuboko wawe turinze mu kiganiro twari tumaze kugera ku ntego Nyagasani twe twiyemeje. Reka rero ibintu byose bigende neza, reka byose Nyagasani bibe mu maboko yawe. Ni ukuri turagushimiye kuko wahabaye. Reka rero dukomeze tukwereke inzira turimo itoroshe, inzira y'inzitane. Iyi si iragoye cyane kuyinyuramo. Iyi si Nyagasani benshi bari kubabara, hari abari mu ntambara, hari abafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, hari ab'ubuzima bwananiye, hari n'abandi Nyagasani babuze ibyo kurya. Abo bose ndabakweretse Kristo, ngaho rero bana nabo, ni ukuri bagarura icyizere cyo kubaho. Hereza abantu Nyagasani kuzirikana no kumenya inzozi zabo. Hereza abantu Nyagasani guhereza agaciro abahanuzi. Hereza Nyagasani abantu guhereza agaciro ijambo ry'Imana. Hereza abantu Nyagasani kumenya ibivuye mu kanwa k'umuhanuzi, nk'uko twabonye yuko ni ukuri Kristo byahoze kuva kera. Ngaho rero bana natwe muri uyu munsi, bana natwe, ni ukuri bane natwe ahantu hose hatandukanye mu bikorwa byacu bya buri munsi. Turagushimira rero ngo bane n'imiryango yacu, bane natwe aho turi bunyure aho hose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Ndagushimiye.